aka kanya ukubajije ngo mbese urinde, uhita umubwira izina ryawe, umurimo ukora, ndi ingaragu, ndubatse, n'ibindi byose bitandukanye muzi. Ariko mu by'ukuri wareba neza ukazise ubundi izina ryanjye mbere y'uko mvuka nkiri urusoro mu nda ya mama ntabwo nari ndiho, ugahita usanga mu by'ukuri ntabwo turi amazina yacu. Niyo mpamvu rero ngiye aka kanya mbabwiye ngo ndi sweet soul, ndi roho iryoshye, ndi ubuzima buryoshye, kuko uko niko niyumva, niwe muntu ndiwe, mparanira gutanga amahoro, sinjya nteza umubabaro. Ibyo rero ni nabyo nkwifuriza nawe uyu munsi wa none. Ndakwifuriza kutaba izina ryawe, kuko uyu muntu tubonesha amaso ntago ari we muntu turi we nyirizina. Nkunda kubabwira ngo umuntu ni mugari kandi inyuma y'umuntu haba hari undi. Niyo mpamvu uzajya kumva abantu bakabona umukobwa mwiza cyane w'igitangaza, ariko kumva baravuze ati uriya ati ni mubi. Kubera iki? Kandi uramureba ukabona ni mwiza, ariko nyirizina ntago ari uwo nguwo uri kubona. Uwe wanyawe arimo imbere, n'ibikorwa bye bituma yitwa mubi ni bya bindi nyine bituruka imbere muri we, ntago ari uko agenda, bya bindi akora. Rero nkwifurije kuba ubugingo buryoshye kugira ngo ujye utanga kuryoha mu bandi. Ibyo ari byo byose twese turabizi, iyo ukundanye n'umuntu muri mu rukundo birashyushye, biraryoshye, ujya kumva umuntu ati you are my sweetheart, you are my honey, urubuki bwanjye, uburyohe bw'umutima wanjye. Nawe niko ubigenza, nawe ubibwira abandi, kandi koko biba ari byo kandi ni na byiza. Ikibazo cyanjye rero ni iki ngiki: ese uretse kuba ubwirwa ko uri sweet cyangwa se kubabwira abandi ko bari sweet, wari wumva wiryoheye muri wowe, ukumva uraryoshye, ukumva uraryoshye, unyotewe n'ubuzima, ukumva nyine bwa buryohe ujya ubwiyumvamo, cyangwa utahira bwa bundi bakubwira? Ndagira ngo nkubwire rero ngo ibanga nta rindi, ni mu mibereho, uko ubaho, uko ubayeho, nibyo bigukorera ubuzima. Kandi iyo ubayeho uryoshye nawe urabyumva, nta mihangayiko kugira, uhorana umunezero, uhorana amahoro muri wowe, uhora wumva ejo ari heza. Ni ibintu rero dukeneye muri twebwe, uko uzi ubibwirwa ukishima, nawe ukeneye kubyiyumvamo wowe ubwawe. Muri ibyo ngibyo rero, muri iyo mibereho ya buri munsi, ndagira ngo nkubwire uyu mugoroba, aka kanya, ngo ujye uhora wibaza impamvu uri mu kintu. Ujye uhora wibaza impamvu ukora ikintu runaka, icyo kintu werekejeho amaboko, ibyo bintu byose bitandukanye ugiye urimo, wibaza impamvu birimo. Byaba bibabaje cyane uri mu kintu kuko abandi bakirimo, wowe udafite impamvu n'imwe yo kukubesha muri icyo kintu, ntabwo cyaguhesha umunezero. Iyo uzi impamvu uri mu kintu, bituma udatezuka, bituma udapfusha umwanya ubusa, bituma uticuza. Ukwicuza kurababaza. Uzi ijambo bita iyo mbimenya rirababaza cyane. Uyu munsi wa none, kugira ngo ubuzima buhore bukuryoheye, jya usobanukirwa neza n'impamvu ikubesheje mu kintu. Kuki wahisemo gukora kiriya? Kuki wagiye muri kariya kazi? Iyo ubizi neza, muri cya gihe cyo gucika intege, muri cya gihe wahaze bya bintu, usubira ku mpamvu yatumye ujya muri cya kintu, ukongera bikagusubizamo imbaraga, ukumva urongeye urakomeye muri wowe, ukumva ugaruye ingufu zo gukomeza gukora cya kintu, ugucika intege kukagabanuka muri wowe. Kuki wahisemo gukoresha imbuga nkoranyambaga? Numenya impamvu waje kuri Instagram, ntabwo uzapfa ubusa, ntabwo uzabona ibyo abandi bakora ngo wowe ubishyire mu bikorwa. Wakabishyize mu bikorwa, ariko bivuye imbere muri wowe ukavuga uti uriya muntu akora biriya bintu, ubwo duhuje indangagaciro, reka nanjye mbishyire mu bikorwa. Twirinde ubuzima bw'ikigare, twirinde kujya mu bintu dukurikiye abandi, tube batwebwe b'umwimerere, bizatugirira umumaro. Iyo ushyira mu bikorwa ibyawe, ufata imyanzuro myiza. Iyo ufite impamvu ikubesheje ahantu, ubikorana umurava, ubikorana ubushake, nta kintu kimwe kikubera umutwaro. Niyo umuntu aje kuguca intege akakubwira ati ubwo nk'ubwo nkawe ibyo n'ibyo ukora, ese uri mu biki, uramwihorera akamubwira ati nzi impamvu ndi muri ibi, nzi impamvu.